Mwiriwe inshuti abavandimwe, mwabaye umuryango wanjye, mwabaye inshuti zanjye, harimo abo tutaziranye, harimo abo tuziranye, harimo abavandimwe, harimo inshuti. Mwese ndabashuje cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Ni niyo Mwungeri Grace ugarutse, aje kugira ngo tuganire, twungurane ibitekerezo, mbese buri wese agire icyo yigiraho, yigira ku wundi, nigira muri komenti zanyu muba mwampaye. Mbese ni iby'agaciro cyane kubagira, ni iby'agaciro cyane kugira umuryango nk'amwe, tuganira, duhana ibitekerezo, duhana nyine dusangira ubuzima. Ego nabashuje cyane rero, ho muherereye mwese mu Rwanda, mu ntara zitandukanye, mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, mu bihugu bitandukanye byo mu ibwotamasimbi, nabashuje cyane. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi ababa bafite ibibazo, ababa batorohewe n'ubuzima, baba bari guhura n'ibibagoye n'ibibaruhishe, mukomere mukomere, mwihangane, mukomeze umutima. Mu ijuru hari Imana, tujye twibuka no gushyiraho isengesho nyaboneka, twiyambaze Imana. Imana irashoboye, yitwa ishoboye byose, kandi niko kuri, nta kintu na kimwe kijya kinanira, nta kintu na kimwe kijya kinanira. Ni Grace rero nagarutse kugira ngo tuganire. Uyu munsi nabazaniye topiki yo kuba wowe, yo kuba wowe, yo kuba wowe. Njyewe Grace nkaba njyewe. Hari abantu nyine tubaho mu buzima butari ubwanya butari ubuzima bwacu, cyane cyane urubyiruko. Bavandimwe beza, inshuti zanjye, abo dusangiye kuba urubyiruko, akantu ko kutaba twebwe. Ndabanza kandi n'ubundi nshimira abantu baba bo, nari mbuze ukuntu mbivuga neza, abantu baba bo bakaba bo, bakishimira abo bari bo, bakumva baneshejwe n'abo bari bo, ahubwo noneho bakarwana no kugira ngo bahahindure, bakarwana no kugira ngo bahindure. Ndashimira abakobwa nyine biba byacanze bakavuga ati njyewe n'ikiyede ndagikora. Ndashimira nyine abantu bavuga ati byanze, akavuga n'akazi ko mu rugo njye nagakora, gufurira abantu, abatipe bakajya kuvomera amazi abantu, bagakora imirimo itandukanye, abantu bo mu nce zo mu ntara bakajya kuvomera abantu kugira ngo babone amafaranga, babone ibiceri, bakajya guhingira amafaranga. Uwo muntu Mana we, muha agaciro cyane, muha agaciro cyane, ndamwubaha. Umuntu wemera kuba uwo ari we, ariko kugira ngo ejo he hazahinduke, aruta wa wundi ushaka kugaragaza ko ariho neza, abayeho neza, yishimiye ubuzima arimo. Kuko ntekereza ko uwo muntu biragorana ko ubuzima bwe bwatera imbere, biragorana ko hari ikintu runaka yageraho, biragorana ko hari iterambere yageraho. Niko njye mbyumva, kubera ko aba yabayeho ubuzima butari ubwe. Ni ukuri wowe ubaho ubuzima bwawe, ukemera kurwana kugira ngo uwuriwe ahinduke, ukemera uko umuryango wawe ubayeho, mbese kugira ngo umuryango wawe ejo uzagire icyumare, ugire aho uvana, ugire n'aho ugeze. Ibyo bintu pe, ni ukuri abo bantu bubahwe, abo bantu bubahwe, abo bantu bubahwe, abo bantu ni ab'agaciro, ni abo kubahwa, kubera yuko aba yemeye uwo ari we, akavuga ati reka ndwane no kugira ngo ejo hanjye habe heza, reka ndwane no kugira ngo ejo hanjye hahinduke. Aruta wa wundi ujya kwiba, wa wundi nyine ushobora no gukora icyaha kugira ngo agaragaze ko abayeho neza, cyangwa kugira ngo agere ku cyo ashaka. Yego akigezeho, ariko se reka nkwibarize wowe, turi kurebana, nibyo icyo ushaka ukigezeho, ariko ukigezeho mu nzira mbi, ukigezeho wahemutse, ukigezeho waciye mu nzira nawe ubwawe zishobora kukujyana habi. Nkaho ugasanga wihisha umuntu w'abandi kugira ngo ubone ayo mafaranga. Yego nibyo, uyu munsi ntabwo bakufashe, ariko umutima ntabwo urya ruswa.
wenda wazimanganyije n'ibimenyetso, ukoze n'ikindi kintu, wibye wenda abantu wakoreraga, wibye abo mukorana, ubeshye mugenzi wawe kugira ngo umwanya yararimo umusimbure, nibyo birabaye urabikoze, ariko nanone umutima wawe ndabizi ntabwo urya ruswa, ntabwo warya ruswa, ntabwo uko wakora kose, uko byamera kose, icyo nzi cyo ntabwo umutima wawe utuje. Bitekerezeho nawe, wibwize ukuri, ariko nimba hari ikintu kiryoha ni ukuba wowe, kudatega amaboko, ugakora ukavuga ati ewana icyo nshaka mpaka nkigezeho. Reka mbabwire, abantu bagize icyo bageraho ubwabo barwanye, mbese bakoze, bazatubwire muri comment. Biraryoha, uba wumva umutima wawe unezerewe, uba wumva umutima wawe utuje, uba wumva umutima wawe ukeye, uba wumva ufite amahoro, uba wumva ufite ibyishimo. Ndibuka telefone ya mbere niguriye, nayiguze ibihumbi 40, Imana yanjye ari Samsung. Numvaga nta muntu ufite telefone irenze yanjye, numvaga izindi zose nta n'ikintu zimbwiye, nta birenze, n'ibintu biri aho ngaho, ariko umva navugaga nicyakoze, nakoze akantu keza, nakoze ikintu cyiza, nageze ku kintu cyiza, mbese numvaga kuri njye wari intsinzi. Nababeshye, numvaga ari intsinzi. Namwe muza tubwire muri comment, ariko birashoboka ko harama uzatubwira ariko bitamuvuye ku mutima. Si ngombwa ko uzatubwira utisha ahantu ngiye narahemutse cyangwa gutya, ariko wowe n'umutima wawe ndabizi neza ko umutima wawe utarya ruswa. Itekerezeho, nurangiza ni ukuri basi fata umwanzuro, sibyo? Kandi byakunda, wabikora kandi wabishobora, wabikora ukaba wowe, ahubwo ugafightinga kugira ngo ejo hawe hazaza habe heza. Wabikora ukaba wowe, ibyabaye byarabaye, ibyo wakoze warabikoze, aho utagenze neza nyine ntabwo byakunze, ahubwo none igisigaye ugafightinga koko, ukaba wowe, ukanyura mu nzira nziza, mu nzira nawe guhesha n'agaciro, guhesha n'agaciro nshuti yanjye. Ni ukuri, biraryoha umutima wawe utuje, biraryoha ufite amahoro y'umutima, binezeza umutima, kandi n'umuntu wese ukubonye aba proud yawe, aba yumva nejejwe n'uwuriwe. Akuzi kujya kumva ngo nk'umwana wo kwa runaka ati Mana we, disireba ahantu yakuye iwabo, disireba yaguriye inzu iwabo, umwana ugasanga yakuze ari imfubyi, yirinze kwiyandarika. Yewe usukuno Imana we, nukuri ubona binejeje abantu kumva ati shatiro ya mwana nukuri, nubwo yababaye ariko yararwanye, yihagazeho, yakoze bya kigabo. Rero reka twebwe abo turi bo tugerageze tubihagarareho, tubirwaneho, twihesha agaciro, nyine tube abo turi bo, tunezezwe n'abo turi bo, ariko nanone turwane no kugira ngo ejo hacu hazaza habe heza. Njya numva bakunda kuvuga ngo duharanire kuzasiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Mbese nawe uharanire ko uko wakuze umwana wawe ntazaba ariko akura, sibyo? Nimba utarize ugerageze umwana wawe azige, kandi byose biba bishoboka. Icyambere ni nanze kubivuga mu mazina ariko mwabibonye, ahambere ni, aha kabiri ni, kandi byose birashoboka iyo bigizemo uruhare, kuko ni wowe wa mbere wo kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, ni wowe wa mbere wo kugira ngo ubuzima bwawe bujye ku murongo, ni wowe wa mbere wo kugira ngo ubuzima bwawe ubuhesha agaciro. Nimba ubuzima bwawe butameze neza, ntabwo kujya mu biyobyabwenge, kujya mu ngeso mbi, kwifata nabi, gusaba, kwigaragaza nabi, kwiyandarika, mva ahubwo buzarushaho kuba bubi, buzarushaho kujya mu rwobo, yewe menya narondogoye, ariko mva kabisa ku bantu
muri proud yabo muri bo. Umuntu wikunda agakunda uwo ari we ariko akavuga ati iki nkeneye sindi kukibona ariko ngomba kurwana ejo nkazakibona. Uwo muntu kabisa yumve ko mukunda, yumve ko mwoherereje urukundo, yumve ko nyine muhaye agaciro cyane, umva mbiha agaciro ku bantu bemera abo bari bo noneho bagafightinga. Sibyo? Ndabakunda cyane ariko duharanire kuzasiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze, duharanire kubanira abandi neza, duharanire nyine kuzasiga inkuru nziza ku musozi, duharanire ko dukora icyiza kurusha ikibi, duharanire kubanira abazadukomokaho. Ciao, ndabakunda. Niyo mwongere Grace ubakunda. Amahoro y'Imana akomeza abe muri mwebwe, aganze muri mwebwe. Bye bye, turi kumwe. Merci.